isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukaniye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ikizamini kikaza nyuma. Mwarimu w'ubuzima ntabwo yita ngo iri somo wararyize ntiwaryize, reka da, aguha ikizamini. Iyo ukomeje guhura n'ibizamini rero hari igihe wiha akanyabugabo ukavuga uti reka noneho ntangire kwitegura ndebe, ugatangira kwiga. Mwarimu w'ubuzima ahantu atandukanye n'abandi barimo basanzwe ni uko amasomo wigira rimwe na rimwe aguha n'ibizamini bitandukanye nayo cyane rwose. Ukiga imibare agahita aguha shimi nk'ikizamini. Ntabwo witotomba ngo nize imibare bari yumpa wimpa shimi, hoya. Ahubwo mwarimu w'ubuzima bashaka ko wiga iyo shimi kubera ko uzayikenera mu bihe biri imbere, mu bijyanye n'umuhamagaro wawe, mu bijyanye n'icyo Imana yakuzaniye ku isi. Abazi neza ko niwiga shimi bizagufasha cyane kugisohoza. Niyo mpamvu aguha shimi wowe wize imibare. Noneho hari n'igihe wiga n'iyo shimi akavuga ati nyamara nubwo yize shimi reka noneho tumuhe fizike, akaguha ikizamini cya fizike kubera ko abazi neza ko nufata ya masomo wize ya shimi ukayongeraho ayo ya fizike ugiye kwiga, kubera ko uzatsindwa. Mwarimu w'ubuzima babizi yuko naguha fizike uratsindwa kugira ngo ujye kuyiga, bishobora kuzatuma igeno ryawe riba impamo. Nuko mwarimu w'ubuzima akora, aguha ibizamini imbere y'amasomo. Abarimu basanzwe baguha amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Mwarimu w'ubuzima wese uko akora. Niyo mpamvu bigoye kubona umuntu watsinze mu bintu byose muri buno buzima. Ni nacyo gihe cyiza cyo gupfa uramutse waratsinze mu bintu byose by'ubuzima. Buryo ushatse wakwitahira, ushatse wakwitahira, ubuzima bwahita bubiha, nta kintu bwaba bukimaze. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntabwo bivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima. No kuba waratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsinda ikizamini cya mwarimu w'ubuzima. Ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko ibyo yakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Ariko mwarimu w'ubuzima we, ibizamini bye ni ibipimo by'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima ugasanga byaramucanze byaramunaniye. Hari abandi babaga ba nyuma mu mashuri asanzwe, hari n'abayacikirije, hari n'abatarayakandagiyemo ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye, ugasanga ahubwo bakoresha ba bandi babaga ba mbere, nibo nzuzi ibitabo. Niyo mpamvu bakubwiye ko wize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse baravuga bati inzu y'ibitabo iragiye. Umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Ntabwo ari kubera amasomo y'umwarimu usanzwe, ahubwo ni ukubera amasomo y'umwarimu w'ubuzima. Ayo masomo rero nyabazanira buri munsi. Muri aka kanya twahari isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Hari isomo rero abantu bamaze iminsi banyishyuza, ni isomo rivuga ngo abantu bita ku itara iyo ritakibasha kwaka, ariko kandi nta muntu wabasha kwihanganira itara ryaka ryongera rizima. Habayeho umusore wari ukiri muto akora mu ruganda. Umutoza we akaba yaranamukuriye mu kazi. Niwe wari waramwigishije ko niba ushaka kugera ku ntsinzi ugomba kujya uvuga make, ugakora cyane, kandi ugahora wiyungura ubumenyi mu byo ukora. Ubwo n'umuntu yari yarasanze muri urwo ruganda, amubera umutoza, amubera inshuti, aba n'umukuriye mu kazi nyine, yamutoje akazi. Kwa kundi ugera mu kazi ukavuga uti hari umuntu wakantoje koko, n'uyu nguyu. Nyuma y'imyaka 10 wa mutoza we yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru asezera akazi. Wa musore asigara yirwariza muri ka kazi yakoraga mu ruganda, gusa agakomeza gukora akazi ke neza, akomeza no kugendera ku byo wa musaza yamutoje, kuvuga make, agakora cyane, kandi akajya ahora yiyungura ubumenyi buri munsi. Iminsi yaragiye indi irataha. Umunsi umwe afata urugendo ajya gusura wa mutoza we wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Umusaza yitegereje wa musore abona ko atishimye, urumva yari amuzi. Arangije aramubaza ati ko mbona utishimye bimeze gute? Umusore yariruhukije, arangije abwira umusaza ati kuva nagera muri kariya kazi nagerageje uko nshoboye kose nkurikiza ibyo wanyigishije, amagambo make, akazi kenshi, kandi nkahora niyungura ubumenyi buri munsi. Mu
myaka yose ishize ayo mahame 3 nayagendeyeho. Ndakora cyane ariko ibyo nkora ntabwo bihabwa agaciro na boss. Abantu baje mu kazi vuba batandusha ubunararibonye n'imikorere, boss abazamura mu ntera, ngiye ngasigara ndi wa mukozi usanzwe. Uko wansize niko nyiri. Si rimwe si kabiri boss abikoze, nkibaza nti ni iki kitagenda neza kuri nge gituma boss atambonamo icyizere gihagije ku buryo yanzamura mu ntera. Umusaza yarabanje atekerezamo gato, arangije abaza umusore ati, ese umutima wawe ntugucira urubanza? Urumva warakoze akazi kanoze uko ushoboye kose? Umusore ati yego rwose. Umusaza arangije abwira umusore ati, subira ku kazi usaba umunsi w'ikiruhuko, ubaha impamvu uri bwihitiremo ku buryo bari buguha uruhushya byanze bikunze, umare umunsi utari mu kazi. Ni igihe cyiza cyo kwiha akaruhuko ukabanza ukitekerezaho. Umusore yatunguwe n'inama ahawe n'umusaza, ariko birangira yemeye. Umusore yahise asubira mu kazi koko yaka umunsi w'ikiruhuko, boss arawumuha. Bukeye bwaho asubira mu kazi. Akigaruka mu kazi asanga manager amutangiriye ku muryango, aramutegereje rwose nkaho yaramwiteguye. Umusore akinjira manager ariruhutsa ati, rwose urakoze kuba uje kare, kuva wagenda mu kiruhuko akazi kose karapfapfanye, twahuye n'ibibazo byinshi byagombaga gukemurwa nawe, ndetse boss mukuru yahise ategeka ko tukuzamura mu ntera. Manager yabonye ko uwo musore afite akamaro gakomeye cyane mu ruganda, baramuzamura mu ntera da. Yabikoze mu rwego rwo kumushimira no kumutera imbaraga zo gukomeza gukora cyane, kubera ko bari babonye ko uruganda rutakomeza gukora adahari. Umusore yarishimye cyane, anashimira wa musaza wamugira inama yo gufata akaruhuko. Umusore ko yahise abona ari turufu, yahise abona ko ari ibanga ryo kugera ku ntsinzi mu buryo bumworoheye cyane. Yaravuze ati, ahubwo ngomba kuzasimbura manager. Umusore yararyohewe abigira akamenyero. Igihe cyose yumva ashaka ibirenze ibyo yahabwaga, akajya ku munsi w'ikiruhuko, yagaruka ku munsi ukurikiyeho bakabimuha. Yakwifuza ko amafaranga bayongera, agahita yaka akaruhuko, yagaruka amafaranga bakayongera. Ako gakorya gakoze nk'umwaka wose. Akababwira ati, ndashaka gutura hafi y'akazi, munkodeshereze inzu hafi y'akazi. Agahita afata ikiruhuko, bugacya babikoze. Umusore yaragiye araryoherwa koko, agakorya agasubiramo inshuro nyinshi zishoboka. Gusa umunsi umwe mu gitondo, wa musore yaje mu kazi, ahagarikwa n'abashinzwe umutekano w'uruganda, bamubwira ko atemerewe kwinjira mu ruganda. Yaratunguwe, ahamagara manager amubwira ko bafashe umwanzuro wo kumwirukana. Yabuze amahitamo, abura icyo akora, yigira inama yo gusubira kuri wa musaza kumugisha inama nanone. Ageze yabaza umusaza ati, ubu byatewe n'iki ko noneho banyirukanye? Ibyo wangiremo inama narabikoze birampira, ariko none banyirukanye, nayobewe ikosa nakoze rwose. Umusaza arangije aramubwira ati, wakoze ikosa rikomeye. Nyuma yaho nkugiriye inama bigacamo, wari kugaruka ukongera ukangisha inama y'uburyo urabibyitwaramo. Nakwigishije isomo rimwe, ariko ntabwo wagarutse ngo nguhe isomo rya kabiri. Muri make watwaye isomo ry'igice. Wumvise neza ko nta muntu ujya wita ku itara rihora ryaka. Abantu bita ku itara iyo ritakibasha kwaka. Ibyo ryari isomo rya mbere, ariko wagiye utumvise isomo rya kabiri, kandi ntiwagaruka ngo wongere ungishe inama, ngo ugire inama ku isomo rya kabiri. Isomo rero rya kabiri wagiye ntakubwiye, nuko iyo itara ryaka ryongera rizima, ejo bikabuko, ejo bundi bikabuko, bikisubiramo inshuro nyinshi, bikagera ubwo biryana mu maso. Nyirirugo arikuramo akarisimbuza iryaka mu buryo buhoraho, kabone nubwo ryaba ryaka buhoro. Abantu bita ku itara iyo ritakibasha kwaka, nibyo, ariko nta muntu wabasha kwihanganira itara ryaka ryongera rizima. Uruganda rwarambiwe guhora waka wongera uzima, bahitamo kugusimbuza undi mukozi waka buhoro ariko uhozaho. Ushobora kuba uri umuhanga muri kampani runaka, uri umuhanga mu kazi,
ariko niba uhora waka wongera uzima, bazagera aho bakurambirwe bagusimbuza umuntu waka buhoro ufite ubushobozi buke kuri wowe, ariko byibuze uhozaho. Kubera ko abantu bita ku itara iyo ritakibasha kwaka nibyo, ariko nta muntu wabasha kwihanganira itara ryaka ryongera rizima. Iri somo rero rirumvikana, iteka ryose agaciro kawe kagaragara neza iyo udahari. Abantu bamenya agaciro kawe iyo udahari. Hari igihe rwose abantu baba bataguha agaciro kuko babibwira ko bazaguhorana, ntaho wajya, uyu naramwifatiye, uyu muhora mukina mu mutwe n'uwanjye nta hantu azajya. Ntabwo agaciro kawe kazigera kamenyekana niba bagufata gutyo. Igihe udahari rero nibwo babona akamaro wari ufite. Uragenda akazi kagapfa, ibintu bigapfapfana, nibwo bamenya agaciro kawe. Ariko nawe ntuzabigira akamenyero ngo ubigire iturufu ujye uhora ubikoresha ugamije kureba abantu mu mutwe. Uko waba mwiza akajana, nta muntu ujya wihanganira itara ryaka rizima. Bazagusimbuza bazana waka gake ariko uhozaho. Ubuzima niko bumeze. Muri make niwisabagiza cyane bazaguca amazi. Niwisabagiza cyane ukajya uhora mu bantu cyane, bakabona ko uhari, bakabona ko bagufite 100%, bazaguca amazi. Agaciro kawe kazagabanuka rwose, nta nubwo bazakuzamura mu ntera. Ntabwo bazakuzamura mu ntera rwose, kubera ko agaciro kawe ntabwo bazaba bakazi. Bazajya bagufata nk'umuntu uri aho ngaho. Bivuze ko bizagusaba ko rimwe na rimwe ujye ubiyima. Nubiyima nibwo agaciro kawe kazazamuka. Ariko guhora ubiyima nanone ntabwo ugomba kubigira iturufu ngo ubigire akamenyero. Hari igihe uhora ubiyima bakageraho bakabirambirwa. Hari igihe bakurambirwa rwose bakakwibagirwa. Bimeze nka bya bindi iyo utinze koko baragukumbura, ariko hari igihe ubigira akamenyero ugatinda ntumenye igihe cyanyacyo cyo kugarukira, ugasanga barakwibagiwe. Nta muntu rero ujya wita ku itara rihora ryaka, icyo ngicyo ujya ukizirikana. Ariko nanone nta muntu ujya wihanganira itara ryaka ryongera rizima.